Iyo utekereje abahanga babayeho muri iyi si mu bushakashatsi n'ubuvumbuzi, hari amazina make ashobora kuza mu mutwe wawe. Henry Ford, Thomas Edison, Isaac Newton. Ariko hari izina ryazimiye ritari muri ayo ngayo. Iyo ucanye itara iwawe mu nzu, ukabona ucometse telefone, cyangwa ukabona ufunguye frigo ukuyemo akantu gakonje, ufite Nikola Tesla, kuko niwe watekereje ibyo bintu. Iyi ni inkuru y'umuvumbuzi wibagiranye. Reka iyi nkuru ya Nikola Tesla tuyihere ku musozo. Hari mu kwa mbere tariki 7 mu 1943 nibwo umukozi yinjiye mu cyumba cya hoteli y'i New York cyari gifite nimero 3327. Uwo mukozi akinjira muri icyo cyumba yabonye umubiri w'umusaza w'imyaka 86 uryamye hasi ku butaka. Uwo musaza yari amaze imyaka 10 yaragize icyo cyumba mu rugo. Tesla yapfuye ari wenyine muri icyo cyumba kandi ari no mu murongo w'ubukene bukabije. Tesla ntiyari akibona ibiryo bihagije byo kurya kuko yari asigaye atunzwe n'amata na biswi. Mu buzima busanzwe mbere yuko Tesla apfa, yari asigaye yikundira kujya hanze kugaburira inuma. Ikintu buri wese yakwibaza, byagenze gute kugira ngo umugabo nk'uyu nguyu wari umunyabwenge ndetse akaba yari n'umuvumbuzi mw'isi wavumbuye tekinoloji n'ubu ngubu tukigenderaho, yaje kwisanga muri ubu buzima? Hari impamvu yateye ibi byose, ari nayo tugiye kureba muri iki kiganiro. Wowe icyo usabwa banza ukore subscribe aho hasi kuri Manzi TJ, ubundi dukomeze kubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Ubundi Tesla yavutse mu kwa 7 tariki 10 mu 1856. Tesla yavukiye mu mujyi witwa Smiljan, ubu hazwi nka Croatia y'iki gihe. Hakurikijwe imyumvire y'abanya-Smiljan, Tesla yaravutse mu itumba, kandi bavugaga ko umwana wese uvutse mu itumba aba ari umwana wo mwijima. Umuforomo wari ugiye kubyaza mama wa Tesla yahise abwira mama wa Tesla mbere yuko amubyaza, uyu mwana ugiye kubyara azaba umwana wo mwijima. Nyina yarasetse abisubiza blaga ati, hoya, umwana wanjye azaba umwana w'umucyo. Icyo nyina atarazi ni ubuhanuzi bwari bwihishe nyuma y'amagambo umuforomo yari amaze kuvuga. Tesla amaze gukura, amaze kugira imyaka 5, yiboneye n'amaso yiwe mukuru wiwe hanuka ku ifarashi akagwa hasi agahita apfa ku kanya. Tesla ubwe yiboneye urupfu rwa mukuru wiwe n'amaso yiwe. Ibyo ngibyo ni agahinda Tesla yagendanye ubuzima bwiwe bwose. Tesla nk'umwana wese yatangiye guhura n'urusobe rw'ibibi n'ibyiza muri ubu buzima, bitangira kumucanga, ananirwa gutandukanya ibyari mu buzima bwa nyabwo ndetse n'ibyari mu bitekerezo byiwe. Tesla uko gucanganyikirwa n'ibyigeze bimushiramo kuko yarabikuranye, bimusigira ubushobozi bwo kubasha gufata ibitekerezo byose byari biri mu bwonko bwe akabizana mu buzima busanzwe. Nko mu 1919 Tesla yasohoye igitabo cyitwa Electrical Experimental Science and Inventions. Muri iki gitabo Tesla yasobanuraga uburyo tuzakenera urumuri tukajya turukoresha ariko nta nsinga twifashishije. Muri iyi si y'ubu ngubu iyo systeme tuyita wireless. Tesla mu buzima bwe yabaye yashimira nyina kubera ko na nyina yigeze kuba hafite ubushake bwo kugerageza kuvumbura utuntu tumwe na tumwe. Duka Mondich, mama wa Tesla, mu gihe yabaga afite umwanya nta mirimo afite yo gukora mu rugo, yageragezaga kuvumbura udukoresho yazajya yifashisha ngo tworoshye imirimo yiwe yakoraga mu rugo. Umunya-Croatia Duka Mondich, mama wa Tesla, yari afite ubushobozi bwo kwibuka mu bwonko bwiwe ku buryo yashoboraga kwibuka ibintu byabaye ejo nk'ari kubireba biri kuba aka kanya. Iyi mpano yiwe yari yihariyeho yaje kuyiha ku muhungu we Nikola Tesla. Papa wa Tesla yari umupasiteri, yifuzaga ko umuhungu we nawe yazaba umupasiteri, ariko umuhungu we ntiyabikozwaga kuko yikundiraga engineering. Umuhungu we yifuzaga kuzaba umwenjeniyeri. Papa wa Tesla, umunsi Tesla yaje kurwara korera ikenda kumuhitana, yahise amusezeranya ko naramuka yikize azamwohereza kujya kwiga engineering yifuje kwiga kuva kera. Bidatinze Tesla yaje gukira korera. Ise yahise amwoherereza kujya kwiga muri Austria kuri Technical College ya Graz. Ahangaha bivugwa yuko Tesla yahageze agajya atangira amasomo yiwe saa 3 z'amanywa akayavamo saa 4 z'ijoro saa 5. Abarimu biwe bari bahangayikiye Tesla kubera ukuntu yakundaga amasomo cyane akanayamaramo umwanya munini, bavuga ko ashobora kuzapfa yishwe n'umunaniro ukabije. Tesla yari afite ubwonko butangaje kuko Tesla yabashaga gukubira imibare yose mu mutwe wiwe, kandi Tesla abasha kuvuga indimi 8. Tesla yari umuhanga mu ishuri, azana amanota meza kuri birote mu bandi banyeshuri biganaga. Ikibabaje muri iyo nkuru nuko Tesla atigeze agira ububasha bwo kurangiza amashuri yiwe yose. Tesla nyuma yo kubatwa n'urusimbi byaje kumuviramo kuva mu ishuri. Tesla yanze kongera gusubira iwabo muri Croatia kubonana n'ababyeyi be kugira ngo batazigera bavumbura na rimwe ko Tesla yavuye mu ishuri. Inshuti ze biganaga nazo zamuburiye irengero. Bamwe batangira gukwirakwiza n'ibihuha mu kigo bavuga ko Tesla ashobora kuba yararohamye mu ruzi agapfa. Tesla yakomeje kuzenguruka uburayi bwose, aza kwisanga muri Budapest mu ruganda rwakoraga amatelefone, ari umutekinisiye mu by'amashanyarazi. Umunsi umwe Tesla ari kwitemberera mu mujyi
nibwo yaje kugira igitekerezo cy'uburyo yahangamo uburyo bushyashya amashanyarazi yazajya atemberamo mu nsinga, agahindura uburyo yagendagamo bwitwaga direct current, agatangira kujya yagendesha mu buryo bwe yari yarise alternating current. Iki gitekerezo cy'ubwenge yari agize turaje tukivugeho mu kanya. Mu 1842 Nikola Tesla yigiriye kuba mu Bufaransa i Paris, ajya gukorana n'umufaransa witwaga Thomas Edison wari ufite company yakoraga ibijyanye n'amashanyarazi. Tesla yatangiye yita ku matara yo mu mujyi wa Paris, ariko uko iminsi yagendaga ishira manager agenda abona ubwenge bwa Nikola Tesla niko batangiye kumushinga imirimo igoye nko gushushanya ndetse no gukora amadinamo ya moteri. Kubera ubwo bwenge bwa Tesla, Thomas Edison yakomeje kumuzengurutsa uburayi bwose agenda akemura ibibazo Thomas Edison Electric Company yagendaga ihura nabyo. Mu 1884 manager wa Tesla yahaye akazi Tesla ko kujya gukora muri Edison Machine Works mu mujyi wa New York. Tesla ko kazi yarakemeye, ariko ikibabaje yageze mu mujyi wa New York yisatse asanga afite amasenti 4 atanuzuye $1. Ayo mafaranga niyo yari asigaranye mu mufuka we, kuko andi mafaranga yari yayibiwe mu bwato ari mu nzira imuzana muri Amerika. Tesla yakundaga shebuja Thomas Edison nkuko Thomas Edison yemeraga Tesla byahatari nk'umukozi w'imena kandi uzi ubwenge. Bakundaga kubwirana utugambo twiza bashimagizanya cyane mu ruhame, ariko ubushuti bwabo ntibwaje kuramba ko baje kuza kuvamo abanzi baranzwe n'ihangana rikomeye cyane muri icyo gihe. Aba bagabo bapfuye gupingana. Thomas Edison yumvaga ko direct current aribwo buryo bwiza amashanyarazi yajya agendamo avanwa mu kintu kimwe agezwa mu kindi, mu gihe Nikola Tesla we yumvaga bwa buvumbuzi bwe yikoreye aribwo bwashyirwa mu bikorwa nabwo bugahabwa agaciro. Ubwo buvumbuzi yari yarakoze ni bumwe twigeze kuvuga kare bwitwa alternating current. Ubundi direct current ino system Thomas Edison yafanaga ni uburyo amashanyarazi agendamo ariko yose akagendera icyarimwe mu cyerekezo kimwe. Naho ubungubu bwa alternating current ni uburyo amashanyarazi agenda ibinyurane ariko byose akabikorera icyarimwe. Amashanyarazi bisobanuye ko nimba ari kuza aba ari no kugenda icyarimwe. Iyi alternating current ni ingenzi kubera ko ituma umuriro ubasha kwiregulariza mu tuntu dutoya nk'amatara, amafrigo, amateleviziyo ndetse n'utundi dukoresho two twose twakenera umuriro uringaniye. Thomas Edison ubwo buvumbuzi bwa Tesla yabwangiraga ko bwazaza bukabangamira ubucuruzi bwe, kuko ubucuruzi bwe yifashishaga direct current. Iyo direct current yarayifiteho uburenganzira busesuye muri company yiwe, mu gihe ubwo buvumbuzi bwa Tesla bwo bwari kumusaba kubugiraho license. Ibyo byari gutuma azajya agabana inyungu na Nikola Tesla. Manager wa Thomas Edison mu mujyi wa New York yemereye $50,000 by'agahimbazamusyi kuri Nikola Tesla, ariko nagira icyo akosora ku mashini za Thomas Edison Machine Works zakoreshaga direct current zari ziherereye mu mujyi wa New York. Tesla ibyo yarabikoze, ariko aza kwamburwa ayo mafaranga yari yemerewe nk'agahimbazamusyi. Tesla icyo kibazo yagiye kukibwira shebuja Thomas Edison ntiyagira icyo agikoraho. Tesla ibyo bintu byaramubabaje kuko byaje gutuma umwaka ukurikiyeho mu 1885 nawe atangira kampani yiwe y'ibijyanye n'amashanyarazi. Ariko abashoramari muri kampani yiwe bagaragaje ubushake buke bwo kumushoramo imari. Ibyo byatumye kampani ya Nikola Tesla itezwa icyamunara. Tesla yisanga ku muhanda ari gukora ibiyede aho yakoreraga $2 kugira ngo aze kubona uko arya gusa. Ubwo buzima bubi ntibwari burambe ku muhungu wari uzi ubwenge nka Nikola Tesla. Mu 1887 Tesla yahanze mashini ya induction yakoreshaga alternating current gusa. Iyi moteri Nikola Tesla yarahanze bwari uburyo bwiza bwo kuzana amashanyarazi muri mekaniki. Nk'urugero twafata twahera ku modoka za Tesla zikorerwa mu ruganda rwa Tesla Motors, uruganda rukaba ari urw'umuherwe Elon Musk. Izo modoka nazo zifashisha ino moteri ya Nikola Tesla. Tesla nyuma y'ubuvumbuzi yari amaze kugira yahise ajya kwibaruza iyo machine. Amaze kwibaruza ubwo buvumbuzi bwiwe yahise ajya kubumurika muri American Institute of Electrical Engineers. Ahangana niho yahuriye n'umuherwe. Uyu muherwe George Westinghouse yahise azagura imigabane mu buvumbuzi bwa Nikola Tesla ku $60,000 by'icyo gihe. Uyu George Westinghouse yahise ahana akazi Nikola Tesla ko kuza akazajya akora maintenance y'izo moteri mu ruganda rwiwe. Tesla yamuhembaga $2,000 by'icyo gihe, angana $50,000 kuri uyu munsi wa none. Nubwo mu ruganda rwa George Westinghouse bari mu byishimo bya teknoloji nshya Tesla yabazaniye, Thomas Edison ishyari ryari rimurembeje aho yari ari kubarebera bishimye. Thomas Edison yakoze uko yari ashoboye kose agenda asebya ubuvumbuzi bwa Nikola Tesla, kuko bivugwa yuko yateye inkunga mu ibanga rikomeye cyane ikorwa ry'agatebe k'amashanyarazi yifashishaga alternating current. Ibyo byose yabikoze agamije gusebya uruganda rwa George Westinghouse Nikola Tesla yari yimukiyemo.
nubwo Thomas Edison yari ari guta uwo mwanya wose abasebya, ibintu byiza gusa nibyo byari biri kuba kuri George Westinghouse na Nikola Tesla. nko mu gihe Amerika yizihizaga imyaka 100 ishize Christopher Columbus avumbuye Amerika, yagaragariye miliyoni 27 zari zitabiriye uwo muhango ko alternating current, ubuvumbuzi bwa Nikola Tesla, bwari buzagira icyo bumarira iterambere ry'isi y'ahazaza. Aba bagabo baje gukomeza guhiga Thomas Edison kuko baje no kubaka urugomero rwabo rwa mbere ku ruzi rwa Niagara Falls. Uru rugomero Tesla niwe wari umucurabwenge kuko uru rugomero rwifashishaga alternating current. Ubushobozi bw'uru rugomero Nikola Tesla yari amaze guhanga bwatumye umujyi wa Buffalo uherereye muri leta ya New York ugerwamo n'amashanyarazi. George Westinghouse na Nikola Tesla batsinze iyo ntambara y'ama-current. Direct current ikurwa mu nzira, alternating current iratsinda. Nubwo ibyo byose babigezeho, Tesla ntiyarazi ko agiye gufata imyanzuro izatuma abaho yicuza ubuzima bwe bwose. Kampani ya George Westinghouse yaje kwisanga itagifite ubushobozi bwo gutera inkunga umushinga wa Nikola Tesla. By'umwihariko iyo kampani yaje no kwisanga mu madeni ya miliyoni 10 z'idolari z'icyo gihe. Ibyo byatumye George Westinghouse agenda yegera Nikola Tesla amusaba kugabanya umushahara yahabwaga buri kwezi bitewe n'ubuvumbuzi yari yarakoze akanazana muri kampani yiwe. Nikola Tesla acyumva iyo nkuru byatumye yiyemeza guheba amafaranga angana na miliyoni 12 z'idolari z'icyo gihe, angana na miliyoni 300 z'idolari z'iki gihe, kugira ngo akunde atabara uruganda rwa George Westinghouse. Nikola Tesla yashimiraga cyane George Westinghouse anazirikana ineza yamugiriye yo kumuzirikana mu gihe abandi bose bari baramwanze. Hashingiwe ku mafaranga Nikola Tesla yinjizaga, bivugwa yuko ashobora kuba yari kuba ari we mugabo wa mbere wari kuba bayahakize mu gihe cye, kuko ari we mugabo watekerezwaga ko yatunga biliyoni 1 y'idolari bwa mbere mu mateka y'isi. Iteye agahinda muri iyi nkuru ni uburyo George Westinghouse yaje akagurira Nikola Tesla imigabane ye yose yari atunze kuri alternating current, bwa buvumbuzi Nikola Tesla yari yarivumburiye, akabigura byose nyuma y'ibibazo byose bimaze kurangira, akabigura amafaranga angana n'ibihumbi 216 by'idolari, nyuma yo ko Nikola Tesla yari yitanze miliyoni 12 zose kugira ngo atabare uruganda rwe. Nikola Tesla icyo nicyo gihembo ibihumbi 216 by'idolari yahembwe. Aya mafaranga yangana na miliyoni 60 z'idolari z'iki gihe. Tesla ayo mafaranga yaje amusanga afite ubukene, nk'umunyabwenge wese ahita yigama agashinga, kuko muri iki gihe Tesla akibona ayo mafaranga yahise afunguramo laboratoire. Tesla muri iyo laboratoire nicyo gihe Tesla yaje gukora ubuvumbuzi bwinshi bugiye butandukanye. Mu buzima bwose bwa Nikola Tesla yavumbuye yageze ku buvumbuzi bungana na 300. Tesla mu buvumbuzi yagiye avumbura bw'ibanze harimo nk'ubuvumbuzi bwo gukoresha telekomande, ubwo ni Nikola Tesla wabuvumbuye bwa mbere. Ubuvumbuzi bwo gukoresha radiation, uko nguko dusigaye tujya kwa muganga bakadusuzuma mu magufwa ukabona bakweretse ngo mu magufwa yawe ukuntu bimeze, ibyo ni Nikola Tesla wabivumbuye, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nubwo ubwo buvumbuzi bwose bwa Nikola Tesla bwagiye bwamamara, igihe yavumburaga frequency, uburyo wakora frequency nk'ibi ngibi ama radio station yifashisha, nibwo buvumbuzi bundi bwaje kwamamara. Ibi ngibi ni Nikola Tesla wabivumbuye, ariko ntabwo byaje kurangira neza. Mu 1895 Nikola Tesla umuriro waraje ukongora neza ya laboratoire yiwe. Muri iyi laboratoire niho harimo na bwa buvumbuzi bwiwe bwo gukora frequency ari by'amaradiyo yifashisha muri iki gihe. Ibi byatumye Nikola Tesla amara imyaka 2 atarajya kwibaruzaho bwa buvumbuzi yari yamaze kugeraho. Mu gihe Nikola Tesla yarahanganye n'ibyo bibazo byose, umutaliyani witwaga Guglielmo Marconi wakoreraga mu Bwongereza nawe yararimo arakora radiyo. Uyu mutaliyani yagerageje kujya kubaruza umushinga we muri Amerika, ariko umushinga we barawanga neza kubera ko wifashishaga 100%, aho Nikola Tesla yarageze akora umushinga we wa radiyo. Gusa igihe cyaje guhita uwo mushinga baza kuwushyira kuri Guglielmo Marconi. Ibyo ngibyo bitigeze bisobanurwa impamvu byari byaranzwe, ariko nyuma bikaza kwemerwa. Bivugwa yuko Thomas Edison yateye inkunga ndetse anafasha byihariye Guglielmo Marconi kugira ngo umushinga wa Nikola Tesla wo kwibwa radiyo ve kuri Nikola Tesla ubundi yimukire kuri Guglielmo Marconi. Bivugwa ko Thomas Edison yabigizemo uruhare. Nubwo byagenze gutyo, Nikola Tesla yaje kubona ubutabera, ariko ubutabera bwongera kuboneka nyuma y'uko apfuye. Radio yongera kwitwa ko ari we wayivumbuye. Nubwo ibyo byose byagenze gutyo, iyo Nikola Tesla aza kubona ubutabera mbere y'uko apfa, ntago yari kuba yarapfuye urupfu yapfuye nk'ukuntu twabitangiye tubibona ko yari yarapfuye ari umusaza wishwe n'inzara. Tesla ubuzima bwe bwo mu mutwe bwarangiritse, nuko George Westinghouse aramufata amugira
umukonserta wiwe mu ruganda rwe. Tesla ibyo ngibyo ntabwo yabibashije kubibamo neza kuko yapfuye afite amadeni menshi ndetse apfa ari umukene ku rwego rukabijeho nta muntu n'umwe wari ukimukunze. Iyi nkuru ya Tesla yaranzwe no kwihangana ndetse no kutikunda. Iyo babanye nanjye kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye ni ikimenyetso cy'uko wakunze ibyo dukora. Ntuze kuvanga udakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi.